mwami Imana uzamurira icyubahiro nyaguhoraho uzamurira amashimwe nk'urakundi bari mu mutima wanjye nyiringabo data ndakubashye nyaguhora ku ngoma ngushyize hejuru uwiteka Imana nyiringabo ijambo ryawe riragushura n'intebe yawe isika intebe y'ibirenge byawe data abakobwa n'abahungu baducaraniye ku ntebe y'ibirenge byawe abari imitima yacu abandi bari imbaraga zihagazwa n'inyota ishaka imigezi niko kwifuza mwami nk'uko umujana n'amaso nyirabuja ategereje ko afumba turi igipfusi cye bahanze kwifuza niko imitima yose nyamuhora ikubaza amaso umfumba turi igipfusi cyawe uhaze kwifuza kwabo mwami dore ndahagurutse gusaba guhagarara n'ingabo reka cisha bugufi mu mushiba hejuru mwami Imana reka mubura akamara bibiliya ariko mwingingire kubumbura imitima y'ubwoko bwawe dore ni wowe uzinakwiriye kandi byababera inyunganizi y'ubugingo muri uru rugendo wahaye bazabisabirwa ahubwo ni munsi bazaza yesu buri wese ari mugendo kandi mugirire umumaro ndetse mwinshi abwira igice cya mbere umurongo wa 11 uramubaza ngo aragusubiza ngo nduzi ngo ni umurinzi nawe uramusubiza ngo wawe neza ko nibwira ijambo ryanjye kugira ngo risohoze ndakwinginze kugira ngo nibwire ijambo ryawe kandi risohoze mu mitima y'ubwoko bwawe ndetse rihinduke imbuto bw'itabara muri bo nyamuhoraho ibashe kwereramo imbuto kandi izo mbuto zihanaho zibahindura ubwabo n'abandi bazazibabona bazazibasoromeho nabo bahindurwe nazo kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro urakoze nyiringabo Imana waravuze ngo mbashyize hejuru y'ibihugu n'amahanga gusenya kurimbura no kubika ngo hanyuma mugatera imbuto ndasenya buri mbaraga yose y'umwijima ndasenya buri mikorere yose y'ubuzima ndafata ibishaka cy'ububaya bw'Imana ibitekerezo mu mitima ndabikora Kristo kikamera n'ubuhanga bwose bw'umutungo mu izina rya Yesu twakiriye icyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe hagati muri twe ngo umwuka wera umwigisha mukuru hagati muri twe kandi umusobanuzi ukomeye urakoze Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yesu nashimwe cyane Yesu nahabwa icyubahiro amina haleluya nashima Imana cyane kuba umuteguro w'Imana Imana yacu nihabwa icyubahiro nashima Imana kubwamurerwa yemurerwa ntabwo twari tuziranye ku ishuri ngiye ngo mbe narambonye ahari we yaba hari ahantu yaba yarambonye birashoboka ariko jyewe nibwo bwa mbere namubonye mpuye nawe nabonye ku ishuri aribwo bwa mbere nayibonye ariko ndashima Imana ko murerwa yabaye umuhuza wanje namwe mwese Imana yacu nihabwa icyubahiro amen haleluya dongera gushima Imana kuko umushumba we kubera ko mu by'ukuri rero ababwire muri kino gihe tugezemo kugira ngo wakire umuntu uticaye imbere mu mwumva umukurikirane kugira ngo umwakire ubwabo bwe kugira ngo atutigishe ubwoko bw'Imana ntabwo byoroshye kubera ko ababwire ko ari umuhanga tuti kwigisha aho kwigisha ntabwo itorero kugira ngo uzabe uca ubworozi bikakugora ariko Imana ishimwe ko ntahagaze hano aje kuroga ahubwo nje kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro mushumba rero Imana iguha umugisha kubera ko icyo cyizere wakingiriye utazi Yesu nahimbazwe ifite ibiterane byinshi rwose nanjye ifite Buganda nagishoje ku cyumweru naje kuwa mbere ejo nibwo nari mu rugo za guhura n'uriya mukobwa nari nzi ko ngira ngo azaboneka kuwa gatanu no ku cyumweru ariko ndibuye arambwira ngo ejo ariko ngomba gukorera Imana byoroshye cyangwa bikomeye ndushye ndarushye ngomba gukorera Imana kugira ngo igihe cyane nzavuga ngo iyi minsi sinesheje inesheje mbere nakuyemo Yesu nashimwe haleluya n'abagabo basengera mu itorero ryitwa Revelation Church riri hano hafi na house Alpha
umugabo narerewe ku birenge iwanyu nose amashereka yangeze angejeje aho ngeze. Apostle Gasabira Manuel abarizwa mu Mutara. Uwo mugabo ndamwemera, burya nta rutugu rukora ngo rusumbe ijosi inshuti. Iyo wagira amavuta asata, hari aho wayakomoye, hari uwakureze, hari uwakuzamuye, hari uwakuyoboye, ntuzibagirwa aho hantu. Imana yacu nishimwe. Hano rero igihe cyaje kugera, umugabo wanjye bari we yimika kuba umuvugizi, niba ibyo bita ba reperezanta, niwe muvugizi w'amatorero yacu. Ndubatse rero, mfite umugabo ufite icyumba cya kabiri mu mutima wa Sara. Afite icyumba ntabwo ari mu cyambere, ndakurahiye. Hari umugabo nawe icyumba cya mbere cy'umutima wanjye. Impamvu nakimuhari, hari ahantu yansanga nta muntu wakankunze, nta muntu wakanyitayeho, nta muntu wakagiriye imbabazi. Arangije arankurayo karama, arangije arantunganya, aransiga, amaze kuntunganya wa mugabo akubise ijisho arambeguka. Iyo niyo mpamvu rero Yesu namuhariye icyumba cya mbere cy'umutima wanjye. Umugabo wanjye aparitse mu cyumba cya kabiri kandi aranyuzwe. Dufitanye abana bane b'abahungu beza cyane. Abo hamwe na Sabo ni indishyi y'akababaro kuri Sara. Ubwo kukubwira iryo jambo ntabwo uri mu byumve cyane. Narambwira ngo jyewe hari ahantu Yesu yansanze, hari ahantu Yesu yankuye, ndetse muri ubwo buzima naciyemo bugoye ni naho yansanze arampamagara amaze kumbohora, arambwira ngo ndakubohoye kandi nkubohoye kugira ngo nawe ube umuyoboro wo kubohora abandi baboshwe. Kandi mbonye abantu benshi babohoka biciye mu buhamya bw'aho Imana yacishije. Kandi nshima Imana ko buno buhamya ari isomo rikomeye ryo gukomeza umuntu ku Mana ye, akaba ku Mana ye akaramata, ntarebe hirya ntarebe hino, akamenya ko Imana yacu ishoboye, akamenya ko Imana yacu ifite imbaraga, akamenya ko Imana yacu ifite ubutwari, akamenya ko Yesu nashimwe. Ariko ubundi hari abanza, muri mwe hari abanza bigiye kwicara imbere yanjye mbwitse ibiganza hejuru. Ndarabona ari bakeya we, ni bake cyane. Abenshi ni abatigeze banyuma. Ariko reka nsome iri jambo riri mu mutwe w'igiterane mwateguriyemo, hanyuma turongera tuvugane. Ni mu Bakorinto 4 ba mbere ibice 14 n'umurongo wa 12. Agize ati nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Kugira ngo kuzunguza itorero, ubwo mushishikarira gushyigikira no gushaka kumenya, gusobanukirwa ikintu kugira ngo ucyumve cyane, hanyuma ucyumva cyane cyakwiziye neza, ugisobanukirwa neza, hanyuma kugisobanukirwa nawe utera intambwe ugisobanurira abandi kugira ngo nabo barusheho kugisobanukirwa. Nuko rero Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ushimiki guhabwa Imana ngo abe ariko dushishikarira kuzunguza itorero. Ni ukuvuga ngo icyo twamenye tukagisobanukirwa neza, natwe dutera intambwe zo kucyigisha abandi. Yesu yahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Kugira ngo kigire umumaro muri bo, ariko wo kubakururira kukubaha Imana. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Mwanyemerera uyu mutwe si musoro, abandi babo basoro. Munyemerera nanjye icyo Imana yankoreye nashishikariye kumenya mbibasobanurire. Imana idufashe.
bakayishyiramo, ibyo nabyo mbihera Imana icyubahiro, si ku bwanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Urabona ngiye kubigishirizaho mu gice kimwe cy'ubuhamya, ni bwinshi ariko ngiye kubigishirizaho mu gice kimwe cy'ubuhamya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ubuhamya rero ufite umutwe w'ijambo ugira uti ntabwo uhuye n'uriya gusomyaho, ariko wakugira uti ibintu byose birahinduka. Iki wakavuga ngo ibintu byose munsi y'ijuru bigira biti, ibintu byose munsi y'ijuru birahinduka. Haleluya. Bya bindi bikuriza n'abakugubisa
kukunezeza, gishobora kugutera igikundiro, gishobora keretse Imana yonyine. Mureke twirate Imana rero. Yesu nahimbazwe cyane. Amasore niyo yabyanditse, arabyandika mu gice cyenda guhera ku murongo wa 22, aravuga ngo intwari ntikirata ubutwari bwawe, umutunzi ntakirata ubutunzi bwe, umunyabwenge ntakirata ubwenge bwe, ngo ahubwo uwirata, ngo yirate ko asobanukiwe, akamenya ko ari jyewe Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera mwisi, ngo ibyo byonyine nibyo nishimiye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Irate ko usobanukiwe Imana, ukamenya neza ko ari ugirira imbabazi no kutabera mwisi. Ibyo ni byo bigira umutima w'Imana, ibyo ni byo binezeza Imana. Abakorinto ba mbere Sawuli yanditse ate Pawulo, igice cya mbere umurongo wa 31, aravuga ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata wese yirate Uwiteka. Uwirata wese yirata iki? Yirate Uwiteka. Abakabiri ibice 17 na 18 we yavuze iki? 17 bavuga ngo uwirata wese niyirate Uwiteka. 18 akavuga ngo uwiyogeza si we ushimwa, ahubwo umwami wacu yogeje uwo ni ushimwa. Ugizite uwiyogeza ntabwo ari ushimwa, ariko umwami wacu yogeje agira ati arashimwa bene data. Mureke duharanire ko Imana yacu twogeze, natwe twogeze Imana yacu. Yesu nashimwe. Haleluya. Twogeze Imana yacu, tuyibwire abatayizi, tuyisobanure, tuvuge ibintu bitangaje yakoze, tuvuge amateka yayo, tuvuge ibyo yakoze muri twe, tuyogeze, hanyuma nayo twamamaze. Imana yacu nayo yogeje, nawe yaguke ibushyira hasi, ahubwo ibiraziramo. Yesu nashimwe. Haleluya. Nyasubira n'abasomye Bibiliya, nabonye umugabo wari ufite ibyo kwirata. Nawe nimubwira urasanga abafite, ariko uriya mugabo yarantangaje. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, gato niyo n'abakiranutsi bamwe bagiye mu ijuru badapfuye. Ntabwo mubizi se? Uwitwa Eliya kandi nabwo abantu bafashe isuka n'igiti yajya gucukura ngo babashyingure, bagiye mu ijuru badapfuye. Aburahamu yizeye Uwiteka bimuhaniriza no gukiranuka, ariko ntabwo Imana yamwirase. Ntimubizi se? Ariko iyo dusomye Samweli wa mbere ibice 13 ku murongo wa 14, ibwira Samweli ngo nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ikiza mu Isirayeli yose, mu gihugu cyose, nakubise n'ijisho mbona umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Rero babwire barokore, Imana ikeneye umutima, Imana ikeneye umutima uyubaha, Imana ikeneye umutima uyigirira umushyitsi, Imana ikeneye umutima utinya icyaha n'ibizana. Yesu nashimwe. Haleluya. Iramubwira ngo nabonye umutima umeze nk'uko nshaka. Ibyuzuza mu bice 16, iramuzuza ihembe rya mavuta mutume mu muryango wa Isirayeli, nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ayisobanuza uko azagenda, iramusobanurira, aragenda ageze ku mbuga yo kwa Isirayeli, aramubwira ngo yazanye n'abahungu bawe muze ku gitambo. Abahungu baraberetse, arangije tureba ku bifatika. Amashuri yayigiye ni Mount Kenya, ni Butare University, ni Yerika, ni Kiri, yayigiye akaza kose agakorera muri Ghana, muri atuye Nyarutarama, Ikiyovu cy'agaciro. Tureba ku bifatika kugira ngo tuguhe agaciro kuzwi, ariko Imana yacu irakarama, ireba mu mutima, ntabwo ireba uburanga bw'inyuma, ntabwo ireba igihagararo, ntabwo ireba ubutunzi ufite, ntabwo ireba amafaranga ufite, ahubwo Imana yacu ireba mu mutima.
intama zisigira umushumba mugenzi arangije araza ngo atunguka hari Imana irabihamya ibwira Samweli ngo ni icyo si ikirato rata si ikirato Imana irabihamije ngo ni ikirato kuri iki cya gatatu ngo yari umusore w'inzobe w'uburanga nkurira kujya wishuka muri mwiza Dawudi yari mwiza ijana ku rindi icyo Bibiliya yahamije nta kinyoma kirimo icyo si ikirato arangije aramubwira ngo umusukiraho amavuta imbere ya se na bene se apfundura ihembe ry'amavuta arimududubizaho arimududubijaho umwuka wera uramanuka aramuzura cyane icyo si ikirato cyo cyakabahera ese twakwita icyatani Imana yacu ntihabwe icyubahiro Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya igitangaza Dawudi yankoreye ntiyababwiye atumva nsutsweho amavuta mubireba ntabwo mubibonye umwuka wera amanutse kunyuzura mutabibona murumva ayo mavuta nayasubirana mu ntama mushaka umwisimbura mu ntama sinyasubizanye ariko Dawudi yarahukanye amavuta yayasubirana mu ntama ndiho atatangariza barimo guhamagarwa mwiyumvamo impano yewe ayo mavuta ntabwo bayahubukana amavuta akarerwa amavuta agatozwa amavuta akayoborwa amavuta akagera ku rwego rwo gukora mwaba kurimo kubisobanukirwa Yesu nahimbaza amen amavuta yasubirana mu ntama n'abagira nyamara icyo gihe hari umugabo wari warabasengereje witwa Goliyati ngo akanazinduka akahaguruka akamubwira akamubwira ati mwihita n'intwari yo muri mwe ihangane nanjye irayica abacu turababagaraga nanjye ndamwica Abisirayeli barabagaraga akamubwira Sawuli n'imfura y'Abadawudi Eliya n'abandi ngabo zose babaguka imitima bagatangira kugenza imigongo bavuga ngo murabona uriya mugabo akurikirwa no gusuzugura ingabo za Isirayeli bakicubita mu buvumo igitondo kimwe Isirayeli abwira Dawudi ati mva fata inge mugemurira bakuru bawe hanyuma urebe n'ukuntu byifashe uzumbwire aramubwira ati zijye muzishyire bakuru bawe izi nsimbo z'amavuta zishyira umutwaro uyoboye hanyuma Dawudi arabinyarukana nyine ageze abibitse umubitsi w'ibintu arangije anyarukira ku rugamba acyakananira gusa Goliyati arahaguruka arabakomera batangira kugenza umugongo bavuga ngo murabona ahagurukirwa no gusuzugura ingabo za Isirayeli babagenza umugongo basibira Dawudi asimbuka ajya imbere asanga wari ukiri inyuma aramubaza ati ukizica uriya Mufilisitiya utarace agakura igitutsi ku Isirayeli bakamugira bati abasobanuza we ahindukira yabo basaza aramubwira ati ubwibone bwawe n'agasuzuguro ku mutima wawe ko icyakuzanye ari ukureba urugamba mbega ntawabusigiye Dawudi atuje cyane aramubaza ati nta yindi mpamvu none se ngize haleluya nta yindi mpamvu none se ngize atuje cyane arahindukira amutera umugongo yibariza uzi aramubaza ati natuze ncuriye Mufilisitiya utaracagaga ku igitutsi ku Isirayeli bazamugirira bati umva bene ati hari ibikeneye kwica iyerekwa ryacu hari ibikeneye kudukura ku murongo turiho hari ibikeneye kutubuza kugera ku ntego intego impamvu izakuza ni uko uzabiha umwanya wo gusubiranya nawe nusubiranya nawe ntabwo uzagera ku ntego yawe ariko igisubizo hindukira ibitari umugongo uzagera ku ntego yawe
ndarivumbukana ryamura umwana w'intama subiza mu mukumbi rishatse kumvumbukana nica cyakanama ndagutagura ndagica intebe yahise ndayifata ndayitanyagura arambwira ati mbakubwire uwiteka imana ya Isirayeli yabaye umwami w'igitugu amaze kuyamubwira njya ntekereza ko Sawuli yasubiye mu nyuma mu bitekerezo atangira kwisubira haribaza yitekereje asanga ntiyatanyaguye n'urukwavu asanga nta n'inkende yatanyaguye umugabo yatanyaguye idubagereka y'intare ubusa n'igiki arangije yiyambura imyambaro ye arayimwambika afata amafurebo arayamufureba afata icumu n'agacumu arabimuhaye ariko ntakamwibariza ibyo yatamaranye inshuro nyinshi akabyinjirana mu buvumo yabyambikiraga iki Dawudi ntacyo wansubiza aho ngaho nta n'icyo waba wumvamo kuki yabyambitse Dawudi kandi yarabyinjiranaga mu buvumo ntahangane Goliyati yumvaga biri bumarire iki Dawudi wari uzi ko hari abakenera kukwambika intege nke zabo kugira ngo nuhagarare Imana ikagukoresha bibitirirwe iki mubaye gute ya umva mubwire iyo Dawudi akora ikosa ryo gutabara n'icumu n'agacumu amafurebo imyambaro ya Sawuli yari kwica Goliyati nibyo ariko iyo mpamvu kwica bari buvuga bakumva iyo atagira icumu n'agacumu bya Sawuli yari bumushobora se iyo atagira Imana imukoreshe Imana yihesha icyubahiro muri wowe nibura bajya nk'ibya Gideyo Imana ihamagara Gideyo Imana imuhamagaye Gideyo narisuzugura nibyo bijya bibaho kubahamagara arangije ayigisha ayisabira ibimenyetso aragira ati nindazi uko yabimwamiye hafi nkasanga ahantu hose ahumye hanyuma mukamuramo amazi anyuzuye imbere nzemera ko ariwo bahamagara Imana irarimukorera arongera ati noneho bimenya naho nimuranga ahantu hose ubwo bukuma ahandi hose hakanyita amazi ubwo bukuma bugakaragasha nzemera ko ariwo Imana irabimukore Imana ikumuha ibyo bimenyetso bibiri arangari arangije afata umugaragu aramubwira ati mvayo tujya mu rugerero rw'Abamidiyani tujye kuruneka turebe Yesu nashimwe cyane haleluya biravuga baramanuka bageze hafi y'ihema ry'Abamidiyani abarigana bararota umwe abakorera mugenzi aramubwira ati mbonye amaso yihirika iramanuka ikubita ihema ry'Abamidiyani rikurikirana mugenzi we aramusobanurira aramubwira ati iyo ni inkota y'Uwiteka Gideyo nari iyo ni inkota y'Uwiteka Gideyo niba reka byitirirwe wowe n'Imana yawe nta wundi ariko ubu mbagire mubaye mwambereye Imana icyubahiro niba mubyumva mwaba murimo mufashwa cyangwa n'itaha Yesu nashimwe haleluya 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 Dawudi ngo atambuke nawe yumva sibye ibitari ibyawe n'ubizi rata kuki ubigumisha n'ikirenge erega ingendo y'undi iravuna nta gituma ubutumwa bwiza burimo buhindura isura bwangirika ni abantu kwigana abandi reka mvuge nka runaka reka mbone nka reka ngende nka runaka yasimbukiye aho wasimbukiye ipfa y'abantu aho bayiciyeho erega mu gihe cy'abakorangwa n'uguhumura nta n'uburyo mubaye Yesu nashimwe haleluya haleluya Dawidi atambuka yumva sibye arangije byose abimaramo bisubiza nyirabyo arangije yifatira ibumba y'abashumba yikubitamo kwa afata inkoni y'abashumba aramanuka ngo agere mu kagezi atoragura utubuye tw'utubuyenge dutandatu dukubitamo ibumba y'abashumba nuko yerekeza igihangange hanyuma ngo kiza kikibaguza kimushakisha ngo kimukubite amaso kimukenda mu izina ry'Imana zabo kiramubwira ngo nteranye inkoni ndimwe ndakwica kuki gihanga inyama zawe n'iz'Abisirayeli ndazigaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere Dawidi yazira aramubwira ati nteranye icumu n'agacumu ariko nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli inyama zawe n'iz'Abafilisitiya ndazigaburira inyamaswa zo mu ishyamba
kwa satani habamo vitamini ukatangira kugikana kuri mote ayimucisha igihanga arakizamura imbere y'Abisirayeli n'Abafilisitiya Dawudi azenguruka n'intsinzi ngo bave muri iryo tabaro mu bice 18 murongo wa 6 Dawudi afashe igihanga cya Goliyati inkuru zari zabatanze mu mudugudu maze abagore bameze nka Sara n'abandi mu bitamo imboni hano ayiwe indirimbo bayihimbira idaciye muri studio mu byuma by'abazungu yiyungurure bayitungana umugore warihimbye arayisohora yigisha abandi bakayitera akabakajya kwinjira mu mudugudu bakavuga ngo Dawudi yishe inzovu naho Sawuli yishe ibihumbi Dawudi yishe inzovu naho Sawuli yishe ibihumbi icyo si ikirato bari kugomba girere Yesu nashimwe haleluya niba nyiti cyakane niba ari cya gatanu nanjye nawe twagendanye ikindi kirato gisanga mu bice 25 bya Samuel wa mbere havuga ku mugore witwa Abigayeli bibi ndavuga ngo ni umugore w'umunyabwenge ntabwo ubwenge bwa Abigayeli ari bwa Mount Kenya ntabwo ari gutara siri hariya Yeriko oya musanga muri yo 28 ngo dore kuba kwiteka nibwo bwenge bureka cyane ko kujijuka ubwo ni ubwenge Abigayeli yarimbitseho ariko yarayobye inzira yari yarayobye inzira yabera ku kigoryi ariko Bibiliya ikampumuriza muri Yeremiya 8:4 ngo mbese hari ubutabyuka hari uyoba inzira ubutayigarukaho inzira ubutayigarukaho ayobera ku kigoryi ngo cyitwa Nabali Dawudi yarahunze Sawuli yibera mu ishyamba hanyuma rero kwa Nabali izuba riravamo ibyo mu kwa 7 baragisha bagishira mu ishyamba Dawudi ngo bagereyo ngo Dawudi ababera igihome kibakingira ngo ntihagire ikintu na kimwe bazimiza ngo nta nubwo yigeze bakoze isoni bukeye bamurikishira barataha batashye Dawudi azakumenya ko Nabali yatekeshereje abagaragu be kandi agiye gucomuza ubwoya bw'intama ze inzara y'ishyamba ntabwo bayumva afata abagaragu b'10 arabatuma arababwira ati mugende mu ndamukirizo uwo mukire mumubwire ngo amahoro abe kuri wowe n'abo mu rugo rwawe mumubwire ngo kiri kuva mu maboko kiranezeza umwana wawe Dawudi bagenda babikubita Nabali arahinduriza arabaza ngo Dawudi ninde mwene Isayi niki hari abagaragu bacitse bashebuja bagenda bazerera mufate ibyo natekeshereje abandi bagaragu mbigaburire bene nkabo mubize babwira nabi cyane ariko umugaragu uwe bwite wabaje na Dawudi wabonye amatwara ye asanga ibintu birakomeye ariruka abwira Abigayeli aramubwira tumva databuja yakabukanya abagaragu ba Dawudi ababwira nabi cyane kandi Dawudi w'Imana yadukojeje isoni nta kintu twashimije tubana nawe ubimenye rero ntabwo buriya guca yabasigiye umwana w'umuhungu niyo yakw'imbata hanyuma rero bimenye umenye icyo gukora reka babwire ngo umugore w'ubwenge ajya amenya icyo gukora ibintu byakomeye akamenya icyo agomba gukora umuntu w'ikigoryi nk'uwo bamubwira iki arangije afata indobo barayitunganya agerekaho ibyo Dawudi yanakeneye arabyohereza nawe afata inda arayurira arabikurikira abana bageze kuri Dawudi babimukojeje ariko umuntu arindiye ubusa iby'icyo kigabo nakigiriye neza kinyituye inabi ntiburinde guca n'umusigiye umwana w'umuhungu niyo yakwimbata Uwiteka n'impore ndetse bikabije ategeka abagabo 400 kwambara inkota kwitako n'abarimo 200 abasiga ku bintu ibigambo bahurira mu muhora w'inzira na Abigayeli cyo kwa mugabo n'ubuciro bafite yikubita ku birenge bya Dawudi yambara ibyaha by'ikigoryi byose acacura umutima wa Dawudi wari mu ijana ugamije kwica usubiza muri zero wambara imbabazi ikigoryi izina n'iryo buryo umujama wawe n'abagaragu bawe bitezeho iyo ntabwo bari kugaruka bamaze arababwira ati reka abanzi bawe bose barakameranywa n'abari uzasaba iyo aramucacura aramugazi bwa Dawudi akabwira Dawudi akamutegeka kuri Dawudi Dawudi aracururuka arangije aramubwira ngo Uwiteka nashimwe wakohereje guhura nanjye ngo kandi n'ubwenge bwawe nibushimwe Uwiteka nahimbazwe
utanyemereye kwihorera no kwanjye kuboko, kandi Imana nishimwe itanyemereye kukugirira nabi, ntabwo nabari yarakibukwa. Iravuga ngo ba munyabwenge kazi we ntugasoreze ku kigo gidora inzira niyo usanga umunyabwenge nta mpamvu yo gusoreza ku kigo, inzira niyo yewe banada ku bagabo gutunga abagore b'abanyabwenge ni vitamine wiyongera ikigo utaramuca uzi ko ufite umugore wubaha Imana we n'imbuto zikwiriye bihari usohoka mu rugo hagasigara imyugariro icyo si kiratorata. Mwari muzi ko abagabo bamwe basohoka abandi bakinjira iki ariko uzi umugore usohoka akagukurikiza isengesho akavuga ngo dore data arasohotse ni kumama mugari igiti kimujya imbere mushorere umuyobore muri gahunda ze zose kandi nibwira umubare n'umuriro umujya imbere igihe umubare nawe kumukingira abanzi bo bahindukira umwijima w'umuco mwinshi babiganira ntibekerane nabo arasohoka amahoro Yesu nashimwe. Haleluya. Mbese icyo si kiratorata mu by'ukuri ugenzuyemo neza Dawudi ntiyari afite ibyo kwirata, ntabwo bifatika, ariko Dawudi yavuze amagambo ajya ahera guca bugufi umunsi ku wundi, kandi nawe urebye neza urabona ko ndi mu cyerekezo cyo kugirirwa neza n'Imana. Ntabwo ibona se, ariko nzarushaho guca bugufi kugira ngo iyamamagaye ihabwe icyubahiro. Yesu nahimbazwe cyane. Dawudi yavuze aya magambo ari muri Zaburi ya 39 umurongo wa 6, abwira Imana ngo dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, ngo igihe cy'ubugingo bwanjye imbere yawe ni ubusa, ngo umuntu nubwo akomeye ni umwuka gusa, ngo ndetse bahita bameze nk'igicucu, ngo biruhiriza ubusa, ngo umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Iki biruhiriza ubusa, umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Bene data abantu bararunze hanze hari, yewe n'abitwa abakristo bararunze, imfubyi zikarenga n'abarunda, yewe bakarya n'iby'abapfakazi bakarunda, ariko ndagira ngo nkubwire ko iyo uhumetse umwuka wa nyuma bagupimira aho gukwiriye rusoro, ibisigaye babijya ntubimenye. Reka bene data Imana nitugirira neza ikabiho tubishakishe mu bucuti n'Imana n'abantu, tubitahakanye kw'ingese ahakanye kw'inyenzi abamanje ubusabe nagakwiye igihe kizagera ugandukirwa. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Muri icyo gice Dawudi abona igisubizo kirambye, vuga ngo igisubizo kirambye. Abona igisubizo kirambye. Murongo wa 8 abwira Imana ngo mwami muri ibyo byose ntegereje iki? Arangije arayibwira ngo niwe niriye, niwe ngize, niwe niriye. Haleluya. Akure amaso kubifatika tumbira ibisa n'ibidafatika nyamara ari byo bifatika nyakuri. Imana nihabwe icyubahiro. Yiringira Imana. Icya mbere yiringira Imana idapfa ngo bayihambe ejo mu gitondo bakura iki. Icya kabiri yiringira Imana itatwara ngo ujye Faisal cyangwa se yashika bashaka umurwaza yicare ku ruhande. Icya gatatu yiringira Imana idacana ngo ujye kuguza pepsa popirere gasa ejo bateze ibyaha. Icya yiringira Imana idaterwa gutizwa amaboko na Kongo, Tanzania, Burundi n'Ubugande baze kwifasha kurwana urugamba, ariko ubwo ntacyo mwumva. Yiringira Imana ikubiyemo byose, aravuga Imana niringiye indamukamye izahagarara mu ijambo rivuga ngo nzabamara ubukene nk'uko ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo. Aravuga Imana niringiye indamukamwa izahagarara mu kuva 23-24, aravuga nzavunisha umutima wabo kandi nzakura indwara hagati muri bo, nsohoza iminsi yanyu ntakibakeneye. Aravuga Imana niringiye indamukamwa izahagarara
wakishima amaboko ye ngo mu mutima wakimura Imana ngo azasa n'inkokore yo mu butayu ngo igiti kiri ahantu ku gasi k'ubukuna hadatuwe ngo berewe n'icyiza ariyo kije nta kibona. Impamvu atakibona ni iyi nuko yagahanze amaso Imana kugira ngo umubere umutabazi, yarangiza amaso akayakura ku Mana akayahanga Jean Claude azanyurana n'igisubizo iki. Ariko karindwi hatubwira iki? Haratubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo azabana n'igiti cyatewe hafi y'amazi ngo kigashorera imizi yacyo mu mugezi, ngo naho amapfa yacana ngo ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, ngo kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo ndetse gihora n'itoha ngo n'ikibabi cyacyo ntikigwa hasi, ariko ngo n'Imana ntaho icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka mpagaze ahantu utangarize ngo icyo nicyo tunarusha abandi batajya bizera Imana. Nta kintu nicyo gusa tubarusha. Bararwara tukarwara, bagapfusha tugapfusha, tukaburayo abanyeshuri bakayabura, tukabura bakabura, ariko tubarusha kimwe. Ntabwo tuvuze induru, ntidutanga rwandorezi. Umujyanama wacu ntiyapfuye, umwami wacu ni muzima. Hari aho tunyunyuza ibyiringiro abandi babibuze, hari aho dukura amahoro abandi bahekenya mbere, hari aho dukura guke abandi mbere batomboye, hari aho dukura kwambara tukabereka tutambaye n'ibihenze, ariko mwakire Imana icyubahiro. Icyo nicyo tunarusha. Reka musobanurire mubwire umuntu utarigeze asobanukirwa ubuntu bw'Imana no kugira neza kw'Imana, iyo afite miliyoni imwe ajya kubungira ibihumbi 800 bamuhotore yongere kuri miliyoni. Yego, ariko umukristo asobanura akamenya ko Kristo agira neza, ajya agira bitanu ku mufuka no kuri konte nayo hari umuhanda akawica, umuhanda akawica ye amahoro ni yose, umunezero ni wose, nakubikana kikaye kugurira amata cyangwa kugurira agafanta kuri iyi kanzu ahandi ariko ubwo mbagire icyo nicyo turusha abana. Umuntu utazi ko Imana itabara nyagasani Imana yibeshya naze abana ubusa arinjana mu ishyamba ry'imyumbati y'abana yirandaguze nk'aho yayiteye. Ariko umurokore wasogongeye akamenya ko Kristo agira neza, abarozi ubusa bwa mbere, ubwa kabiri baturika barira, agahagarira mu byanditswe akavuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, hagukorwa n'isoni keretse uva mu isezerano ari nta mpamvu kandi bihagazeho ntabwo nzazikora. Kajya muri Yesaya 57 kavuga ngo kuko umwami Imana azantabara, niyo mpamvu mu maso yanjye hakomera muri we. Imana ntigitegeka mu ijambo yacu. Imana ikavuga ngo nta wundi yiringiriye we ni jyewe. Yarangiza igatera muroro umweru bifite byose ikamuterera ku munigo nk'uwo yatereyeho Asuwerusi, maze abayuda bagatabara. Ikamubwira ngo wariye wanyoye woroshe abana bawe bahaze, uzi uw'amahoro bameze bite, uzi yaragata mu gitondo ati ingemeri 5 cyangwa 5 by'ibishyimbo bikubita mu mufuka, gereka mu bugari bwa gitaramo ushyire n'imfura za beneri 3 bikize wihute vuba ujya kureba uw'amahoro ko yaramutse. Iki yaraye ku munigozi arabyuka ashaka umunyonzi ubimufashamo, abimukubita mubwira ati manuka vuba hahandi hagata gutya ku muhanda wa 3 umudamu uresha itya w'inzobe yitwa Amahoro genda ariko nagenda. Bona umuntu aragwagusha uhagaze mu muryango reka uracyari mu byanditswe, uravuga ngo nduburira amaso yanjye ku musozi mbega utabarwa rwanjye rwaba ni kubw'Imana Imana n'ijuru n'isi. Bajya kubona ukabona umuntu aragwagusha yerekeza avuga ngo buriya ararekeza hari idutabara tukihebye, ariko abarokore bagire bakirisitu bagire idutabara tukihebye. Wajya kubona ukabona aragwagusha yerekeza mu marembo iwa akaza ukabona uwamwohereje nawe inyuma ariyo hakuye akakubwira ati mfasha nturire uwo muntu ibyo bintu ubundi bisigaye turi bwiganire, akajya ahamura urukoba rwa moto cyangwa urw'igare nawe ukagerwaho
zavuga. Ahari kurira kuhakuranira nshuti, ariko mu gitondo impundu zavuga. Umva mubwire mu Kristo, umva mubwire mwana w'Imana wubaha Imana, uzirinde ibyo bise ububwa bubiri. Uzirinde kwiheba ugihumeka n'ububwa, uzirinde no kwirata ugihumeka n'ubundi. Ndabesha ndatukanye n'ububwa n'ukuri kwiheba ugihumeka. Ahari kurira kurakurana, ariko mu gitondo impundu ziri buvu kuki wiheba. Kwiheba ugihumeka, wari uzi ko ushobora kwirata uwo utekereza ko birangiye ashaka gutunga. Yesu nahimbaza. Haleluya. Rongera mbabwire ngo ntuzagire umuntu ushyiraho akadomo agifite ubugingo buhumeka. Yewe yaravuze ngo hari ibyiringiro mu giti cya tamu, ariko cyakongera kumva amazi kigashibuka, kandi imizi yacyo igakomera ngo ndetse kikagira n'ibitondo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Haleluya. Rongera guhumuriza mubwire ngo nta hantu kure cyane Imana itakuvana ngo nawe guha ibitwenge iseke nshuti. Nta ntarengwa cyane wimanitse atariyo yakuzamuye, itagukongobora ngo gucishe bugufi ubizirikane byo. Yesu nashimwe. Umugambi w'Imana mwongera kuwusanga muri Yesaya ibice 49 uhereye ku murongo wa 14. Haravuga ngo Siyoni hari hatuye ubwoko bw'Imana buhura n'ibibazo, buhura n'intambara, buba twikaburanira ntibwarira gusa. Ngo Siyoni aravuga ngo Yehova yaradutaye, Uwiteka aratwibagiwe. Imana irabaza ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yose ntababarira uwo yibyariye? Irangije ishiramo ijambo iravuga ngo icyakora babasha kwibagirwa. Erega kamere y'umuntu iribagirwa, ariko kamere y'Imana irazirikana. Icyakora babasha kwibagirwa, ngo ariko jyewe sinzakwibagirwa. Ngo dore naguciye imanzi mu kiganza cyanjye, kandi inkike zawe ziri imbere yawe. Yesu ahimbaza. Ese mwibaza ko imanzi ari ikirangiza no kwishushanyaho? Ni tatuwaje sasa b'iki gihe? Reka da, imanzi baza n'icyuma gityaye ukuboko ukagutega ubishaka bagakata. Iyo bakata ntikubita ibitwenge gusa, ahubwo yitwara mu kanwa utayigira mu bikorwa. Iyo bashoje amasazi aratongora mu kwawe ukuboko ukakwikorera. Abamuciye bagaciye abandi bakinuka, ariko iyo birenze ibisebe bikarenga inkovu bikitwa imanzi. Abaciriye n'abinukaga nibo bakwiruka inyuma kugira ngo barebe izo manzi waciwe. Yesu nahimbaza cyane. Erega abakristo hari igihe duca mu buzima busa n'ubwo duciwe imanzi, abakubonye bagaseka bakavuga ngo umwana w'umusore uriya kuriya nawe ngo reka n'itorero niwe himanza niwe uririmba niwe ubyutse, ariko reka nkubwire ngo komera ntibitaha kuba imanzi. Abaciriye n'abibutse bazakwiruka inyuma bakubaza ngo byagenze ariko ubwo ndavugana n'abantu bagabanya mwuka umuntu murimo muranyumvira mu mwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Umubwire ngo ntaho umugambi w'Imana utagukura. Iyo dusomye muri ibi bitabo baratubwira ngo ubwoko bw'Imana buracumura gucika mu gihugu bujyanwa Babuloni ari abantu bamara imyaka 40. Ntimwabisomye se? Imyaka 70 bari mu bunyage. Umugabo w'imyaka 30 yakubitwaga n'umwana w'imyaka 5. Yibeshya musubize. Inkoko irihamo n'ishoro y'umukara. Yibeshya musubize ari mu bunyage. Akavugira heza. Bibiri ngo barota inzozi bakabarota zibaca intege. Muri Yeremiya 29. Ngo yibagirwe. Yakubita Yeremiya yamubwira ngo haguruka mutume ku bwoko bwanjye. Genda ubabwire ntibite ku nzozi barota, ntibite no kubahanurira mu izina ryanjye ari ibinyoma, ntarigeze mbatuma, ahubwo igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo musohoze ijambo ryanjye ryiza. Garagaza ibyo nibwira kubagirira nabyo si bibi, umutima w'ibyo mugiye kubona hanyuma y'ikisi. Niyo umuntu akuganirira gusa akakubwira ngo hanyuma rero utega ugutwi cyane ngo wumvirize hanyuma. None se Imana niswa itazi ikiza hanyuma? Rero mubwire ngo hanyuma y'ikibazo hari igisubizo, hirya y'intambara hari amahoro, hirya y'amarira hari ibitwenge. Humura, Imana izibiza hanyuma. Amasaha ageze angahe rata ndebera hano? 2:30 n'igice.
ngiye gusoma. Reka mbabwire ngo iyo yari iki? Yari isaso. Mbwirira mugenzi wawe ko yari isaso. Ubundi ko twari dutangiye nuko ndora amasaha turya saa kabiri. Iyo yari iki? Iyo yari isaso. Ubu twari dutangiye rero. Mwabonye? Simba ari imbere se. Imana ihabwa icyubahiro ku gihe cyo gutinya amaso nagiteye umugongo. Munyirebere rero. Ubu nashize. Ubu nagize. Ubu nashize. Ubu ndaha wese. Sinababwiye ko mbigishiriza mu buhamya. Iriya yari isaso yabo. Ariko ubu nashize. Ubundi hano wese. Kuraho abahungu na se wabo. Nababwiye ko abari indishyi y'akababaro kuri Sara. Rebera Sara mu muryango akomokamo. Rebera Sara kwa se kwa nyina. Bakuru barumuna basaza. Ibigize umuryango mbese. Rebera aho ngaho. Ubu nashizeyo. Mu isi yose. Mu gihugu cyose. Ubu ndaha ndi umuryango. Ndashaka kukubwira aho Yesu akura umuntu. Akaguha ibitwenge utari ubikwiriye. Akaguha gucya utagakeye. Akaguha gutera imbabazi. Ubundi wakabaye warakobana. Ese wibaza ko navuye mu ijuru nkagwa? Ntabwo bari kunyita kimanuka. Nakomotse ku giti se. Igikomoka ku giti cyitwa ishami. Uko gifite aho kivuka. Natangiye mbabwira ko ibintu byose bihinduka. Ikidahinduka ari umugambi Imana ifite. Buriya ndababwiza ukuri mujye mureka tuvugishe n'ukuri ntacyo bitwara. Niba no gusigara mu muryango wose ugasigara uri umwana uri umuhungu. Wari uzi gusigara uri umuhungu? Waba uri umusinga washaka umukobwa wo mu bagunga. Iyo atabyara atabyara abasinga. Nako atabyara abagunga ahubwo abyara abasinga. Siko bimeze se? Ndabeshya. Dore amasigaranye ni umusingakazi. Njya gushakashaka mu bagunga. Si ibyo byose bavuga ngo uyu ni umusinga wujuje ibyangombwa. Baravuga bati uyu ni umugunga ushize iminsi. Uribaza ko byoroshye? Naje kubatangariza umugabo woroshye ibintu. Uwo mwami w'abantu. Yesu nahimbaza. Data wabo hari hariya mu Bugesera aho bita Kayumba. Ni hafi na Nyamata. Mama wabo hari hirya hano urenze ku Kamonyi aho bita ku Mugina. Bivuga ko yarenze Nyabarongo hirya. Kajya kumuvuga. Muri 1962 barahunga bajya Uganda. Batura ahantu bita Masaka. Ni hagati mu Baganda rwose. Navutse kumenya ubwenge sanga niho turi. Sanga turi abana batandatu, abahungu babiri n'abakobwa bane. Umuhungu muri bo umwe arapfa, asigara umwe natwe abakobwa. Muri abo bana bose nari bucura iwacu. Itegereze niba utabagizi bwaba bucura. Namenye ubwenge n'amatunzi inka zirenga muri 50. Yari afite isambu umusozi wose. Uruhande rw'ikawa, urutoki n'ibindi bihingwa. Sinigeze mbona iwacu bajya guhaha. Twabaga twicaye tugandagaje hasi mu muco. Bakadutekerereza uburyo u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Bagavuga ngo niyo hari imyaka 100 uzasigara azarya. Ariko nabona isoma ijisho ukuntu tumeze. Nabona nta cyabameneramo ngo kindera agahinda. Nta muntu ujya yiyumvamo gutyo. Akabona abantu arigira ngo nta cyamusanga ngo kimubabaze. Ariko ujya guhinduka iwacu byahereye kuri mama. Mama niwe waje. Mama fani muto, mama fani umutesi. Nyadibuka kandi nakoze sinshobora kwibagirwa. Nanjye nicara ku gituba cyamaze iminsi namubona. Ndayicara ngarira mama. Abantu bose ndabanarira. Databaza nanyinginga n'ahantu. Ariko ahantu yahafatira imyanzuro ikomeye. Aravuga ngo nari mfite imigambi yo gushaka undi mukecuru ngo dusazane. Ariko ngo hejuru y'aka gahinda k'uyu mwana ntabwo nzamushakira undi. Ahubwo ngiye guhagarara mu cyuho cyanjye n'icyane. Iyo myanzuro arayifata. Data ku mama. Inka z'amata zigakama. Bagakuraho amata ahagije mu rugo. Asigaye bakayagemura kujya kuyagurisha abanyamahanga. Bakuru banjye cyangwa musaza wawe bayagemura bayagurisha bakayakubita umufuka. Ntibamuhe n'ata. Abandi bavuga ko impamvu n'abana mbasaba amafaranga y'amata. Rubanda bamucishije. Ntabwo bari kumwe ko ari amafaranga dupfa. Ahubwo bavuga ko nanjye bahangayikisha hejuru y'agahinda kanjye n'ikibakurwamo. Arabigore. Maze kugera imyaka 10 nagiranye ikiganiro na papa. Turicara
ndaguranira atangiye kujyana n'abandi bana nkagurisha nkamuzanira amafaranga ye hano atanavuyeho ariko iby'abana murabizi twahindura tugakora urugomo tugataha nka saa 10 arangije afatira imyanzuro arambwira amata yanjye n'ishyushyu ntabwo ari amazi ntawe uzayanga kugeza ugomba kuba ufite abantu bakugurira sinzongera kugutegereresha ko mukorana urugomo nzajya kuzindura mukamire ngo hano tugende ugurisha uhindura abandi ariko bajya atitaye ku ngaruka yasindukaga saa 10 akanamira atakuranga n'isazi ngo zitamubuza gukama saa 11 muri kakabwibwi yabaga amaye amata inzira nyihaye hagenda akagurisha hahindura abandi bajyaho ubwo rwarugomo ruba ruracitse ariko igitondo kimwe aranzindura igitondo ntazibagirwa mu mateka y'ubuzima bwanjye bwose aranzindura arankamira icyo gitondo cyari cyaramutse kibuditseho igihu ntimukizi iyo kibuditse neza umuntu abona iyo ajya abona aho wese ntabona ahageze uko nazindutse niko umupfumu yazindukanye umuntu baroze kugira ngo amushyire mu mahuriro y'inzira amukureho ibyo bamuroze uhacambira bijyana yari inzira y'imihanda ikaba ndende noneho hakaba utundi tuyira duca hagati y'ibihuru tukaza guhurira n'amuhanda imbere niko naciyemo nisanga nakuye hejuru y'umupfumu n'uwo yafura bari kuko uyu musore ahangaha nanjye ngeze nkawe mu by'ukuri mbiganze ntabwo nigeze umutima wanjye wihutira kumbwira ko ari umupfumu umuntu yavuraga byari bigoye kumenya ko ari umuntu muzima ufite umwuka uhumeka yari amagufwa yanamye amaboko ye wagira ngo ni utuntu tw'udutsinga bamucometseho inda ye yabyibye igera nkaho ibonerana nababwira ko itari ibona ifite ibicece ntukagira ngo ibyo bicece byashize n'ubundi wabona ikibanza cy'ibicece ni imitsi minini n'imitoya bisobekeranye ararinyutse hano harabyimbye amavi amaguru ye yararinyutse arazamuka arafatana gutya areba hejuru yarawicaje ku kantu k'agasini muri hari utazi agasini atubwite ngo ni nk'agakina gatoya ntabwo nzi icyo kinyarwanda ko muri bucumbi twita ku kagina gatoya niko yamwicajeho yambaye ubusa nk'uko yavutse imbere ye hashashe impuzu ababaye ubwange babwita urubugo biva ku mivumu bakabikubita bikameraho umweru kuri iyo mpuzu bari yateretse agacupa k'inzoga kandi bagapfumaguye batambikamo igitiritiri harambitse inkoko y'ibara rimwe itukura hepfo haziritse ihene haruguru haziritse intama umutima wabwiye ko ari umupfavu yabutabura uganda hari abantu bajya bakabatakuza imiti bakagenda ngo ariko iyo wahuraga nawe yakujyananaga niwo yatabuye umutima wabwiye ko ari umupfavu yabutabura hanyuma nawe barakuriye yarakujyana nawe yatabuye niba umuntu napfukamiye mu buzima bwanjye ndasuhuza data yari yatubujije gupfukamira abaganda atubwira ngo mujye kubasuhuza muhagaze ubabara se ndegere ntabwo muri abagande muri abanyarwanda ndamubwira ngo wasuhuza cyane musebo usobanura ngo baramutse databuja ntiyashubije icyo yakoze yatangiye gutongera akura muri uriya yohereza mu mwana nshaka kuri igihugu cyacu kiziritseho inama ngenda ndeba ko hari ubakumurikira mbona ntakurikira ariko arakurikiza umutongero sinigeze ngenda nibura n'ikilometero na kimwe nafashwe mbereye mu mavi insigasire z'amavi zitangira kubyina nzira uko zabyina niko naribwaga uburibwe ntanumvamo ndetse niko nabyimbaga narababwira ngo mujye gushima imana ibahishe mu bwihisho bwayo ariko gakiza nawe nashobora kuburira mu nzira bagenzi banjye aho baziye basanze amavi yabyimbye babona ndimo kurira hari ibintu bateganaga umuntu yabirengaga ko abyimbye bibaza ko ari byo bareba umugabo ducaho yaratuye mu musozi urebana n'uwacu abana baramwinginga baramubwira bati uyu ni uwo kwa wa mugabo witwa Rwabugabo w'umunyarwanda mutujyanire ntabwo tuzi ibyo yarenze iwabo bamuvuze hanyuma twebwe amata ye turi buyaza turi buyagurisha amafaranga tuyazana iwabo mugabo niyo yabaye ngo arambere arangira agejeje mu rugo baragira uburyo bw'ibyo mu mavi ntabwo bihutiye kumenya ko hari ikintu cyabaye hari indwara abanyarwanda bita ngo ni amabara zifata ahantu h'ingingo bayivuza imiti yitwa karyabarya imbere ababyeyi bitunguru by'umweru baryamo salade bayisekura n'umukino utukura bagafata ubwenge bishya bakagusiga icyo cyondo ibyo bintu birajyana nabyo bereka
bagasatura bagatekera uruhande bakama natumuraga gatatu bakamena umuvunderi hasubira agacuranga amarira agaririmba umunibo umusaza biramushobera yewe ukaburabuza akanaterekera ibyo ku banyarwanda ntimubizi data kurabuza ku mupfumu witwaga barukinamo w'umunyarwanda barukinamo bajyaga kumurabuzaho bikaba ngombwa kumuzana iwawe wamuherukaga ku igare no ku musozi ntumukure ukamuca uzubura kuba abazima babakoresha mwaratubwira inama ari gutanga amahoro arihesha mubagire barukinamo baragenda baramuzana araza rukinamo koko ahagaze ibintu yakoze yarabwiye umwana ngo imana zamutoranyije kuzira kugira ngo azerezwe kandi azegurirwe ari igicumbi cy'urugo yigishwe kurahura arabwira kugira ngo bigerweho murafata imfizi tuyibagire imandwa rusange mufate yari isekurune tuyibagire imandwa yitwa rutindagezi muzane intama y'igitare yitwa intama y'abahetsi tuyubakire akazu tuyizirikemo nawe tumuterekemo tumucishaho imiti yitwa icyuhagiro tumumurikire imandwa yigishwe kuragura ku myaka cumi imfizi yari iraburiza mu rugo ku manywa y'ihangu bayibita intore ziragarama mbega hari ubukunguzi burazuba bafashe ya sekurume barayibaza bayigeretse bayihagiye rutindagezi bazanye ya ntama y'igitare barayubakiye bayiziritsemo nanjye banyeretsemo bamenye iyo miti yitwa icyuhagiro bakurikira impamvu zose za kinyarwanda banyigisha kuragura ibyo bita inzuzi ariyo masini banyigisha kuragura ibyo bita urugimbu ni ikinure cyumye bafata igitoki bagacamo kabiri bagashingamo cya kinure bagacana hejuru bagashyira mu kabindi ukaragura umwotsi uzamuka banyigisha kuragura inkoko bayisatuye ukaragura amara yayo ukamenya niba yeze cyangwa yirabuye kandi binaniranye na buri mpamvu zose za kinyarwanda za rutindagezi za kagoro za gafaka za minego za mugasa za rukarabamba za rutukuzambuga n'ibindi nje kubatangariza imana nyamana bene data muranadushikane kuri imana muranagira imbaraga yaravuze ngo naho baca mu bigezi byayo abizadutangana naho baca mu bibi by'umuriro aho uzasha kubera ko azaba uri kumwe nawe yesu nahimbaza haleluya ibitangaje uwo mupfumu uri gucagataha yafashe ibivune by'inyama byiza gupfunyika n'ibicupa bya oranje mu kagoroba nkaka aravuga ati numuheke tugende baramanukana bageza mu mahuriro y'inzira ati ngaho mumutereka barahanereka batuma ikibabi cy'umuko ubundi umuko witwa umurinzi ababandwa niho babandira agakizana arandasagaha mu gihorihori ageza amaraso yuzuza cya kibabi ati ngaho mumuterura barahanerura hatereka cya kibabi cyuzuye amaraso timuzamukane dutahe tugeze mu rugo abategeka kubaka akazu k'isa rimwe ry'ubwatsi nyuma y'inzu tegeka gutereka y'agacuma k'inzoga ati mufate urujyo mu rumuhe mushyiraho amakara yaka mushyiraho umuti witwa umugome mushyiraho impeke z'ubururu mumutereke imbere y'ako kazu arambwira ngo ubwo buryo uturike uterure kariya gacuma usomeho utereke avuga ngo se kabororoka gafa kasogokuza ndi imbere y'abantu batekereza neza mufite ubwenge nkwibariza rata baguterekaho ikara ryaka bakakubwira ngo ngaho kubita igitwenge usenge wase gushyira kijya n'ikimenyetso kivuga ngo aho bizera bazashya n'ababizera bashane nabo mureke ducayuke mu bitekerezo byacu tumenye aho dushakira imana yacu twe kuvanira imana ntinya umuntu uri mu rusengero yahura n'akabaza abajyanama babi turabujuje akakubwira ati reka imana ifashe uwifashije niba ifasha ntizagufasha akakubwira ati umupfumu runaka umupfumu akurangira nihirika mu mutima w'imbwa nawe ntacyo yimariye imodoka ukayimurira ukagenda ugaparika yarangiza akakubwira ati hari nyogosenge wapfuye adashatse dore umuzimu urazerera nyuma washyizemo umurabwenge nyogosenge wapfuye adashatse azerera ku gasi niba ugiye kukubakira ko hari n'urubyaro niba warafite ubwo bubasha se yapfaga ajya
gushaka imana yawe ngo iby'abazima byabazwa bapfuye. Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya. Rero nshuti yanjye waba utinze kubyara, ijambo rirambwira ngo nta kizima bagenda batunganye, rwanda ishyaka ryo gutunganira Imana ubundi mushinga urubatamburana. Yego Zaburi 127 kane yavuga